Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi. Ni James Legend wa muhungu wanyu mukunda cyane, nkaba ngarutse muri My Heart Talking and Comment mu buryo bwo gushimira abantu mukomeje kutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi, abantu mukomeje kutwereka urukundo, mukomeje gutera commentaire ku byo dukora, mbashishikariza no kugira ngo umunsi ku munsi mujye mutera comment musaba indi My Heart Talking y'ubutaha icyo mwifuza ko twavugaho, iyindi nkuru mwumva ko ishobora kubanogera, hanyuma tujye dukora ibyo mwifuza cyangwa se tujye dukora ibishobora kubanezeza kurutaho. Mbashimira uburyo ki mugenda mukora subscribe, uburyo ki mugenda mukora share, uburyo ki mugenda munyereka ko turi kumwe nyine, kandi by'umwihariko nk'itsinda rigari tubashimiye uburyo ki nyine ibyo byose mugenda mubikora, mutwereka ko muhari gatanu kuri gatanu. So ubwo rero mu minsi mikeya cyangwa se My Heart Talking y'ubutaha izakurikiraho, tuzababwira ku buzima cyangwa se ku mateka y'uyu mutipe witwa Claman Mr Daddy, imibereho ye kuva mbere ya sinema, muri sinema uyu munsi, uko abayeho uyu munsi n'uko yari abayeho mu bihe byahashize, mwumva itandukaniro ryabyo. Tuzababwira kandi uburyo ki uyu nyambo mubona nk'umukunzi we n'ubundi, ukuntu nyine yazamutse, ukuntu yamuzamuye nawe akabasha gukora cano kuri uyu munsi, ikaba imaze kumugeza ahantu hakomeye, hanyuma mubashe kugenda munogerwa nk'uko bisanzwe. Ndatekereza ari ibyo bintu muzabikunda, ko nabyo aba ari ngombwa mu buzima ko mumenya umukinnyi mukunda cyane, ko aho yavuye n'aho ageze uyu munsi n'icyo afite muri sinema, kugira ngo murusheho kunogerwa na My Heart Talking ya buri munsi, cyangwa se uko bwije n'uko bukeye murusheho kumenya bimwe mu byamamare, imibereho yabyo. Mbibutse ko izi nkuru muzitegurirwa kandi mukazigezwaho nanjye James Legend wamamaye. Ndabakunda cyane, Imana y'u Rwanda ihorane namwe.